Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tera intambwe muhinzi mworozi ndizera ntashidikanya ko aho urukomeje kumererwa neza nibyo dora tubifuriza n'abatamerewe neza twizere ko vuba cyane muzamererwa neza kugira ngo tubashe kwigana. Kuri uyu munsi rero tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu aho turi mu karere ka Bugesera twasuye umuhinzi mworozi yitwa Ingabire Nelly. Aradufasha neza kudusobanurira ubuhinzi bwe butandukanye twe nubwo tumenyereye ndetse n'ubworozi n'ubuhinzi akorera iwe ni nahaba niyo farm ariko harimo ibikorwa byinshi ya ubuhinzi ubworozi bw'amatungo atandukanye turaza kububona ndetse abasha gukorera hamwe ariko bakabasha gutanga umusaruro. Ikiganiro cy'umunsi cyo turi buganireho Nelly yahoze akora mu mujyi wa Kigali ariko aza kujya mu nkengero ko turi mu karere ka Bugesera no nayo babwiye gukora ubuhinzi n'ubworozi. Ese bishobora kunguka ibi bintu abikora ati ni ibihe bihingwa n'ubihe nayahe matungo yororera hano ibyo byose kubera iki yabihisemo ese abikora byo kwishimisha cyangwa bishobora gutanga inyungu. Ibyo byose n'ibindi bibaza tujya gusoza ikiganiro wabisobanukiwe. Ni mu ifamu nini cyane ahantu hari ubuzima twahageze twumva hari ubuzima inyoni ziravuga ntabwo turi muri parike ahubwo turi mu ifamu. Tugwaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi icyo usabwa no kubimenyereye ni kimwe gusa no kubana natwe kugira ngo ntihagire ikiza gucika. Tugwaye ikaze. Aho neza muraho mumeze muti? Turakomeye. Yego. Hano ni mu rugo niho hari farm hano hakorerwa ibihe bikorwa kugira ngo tuze kuganira byose twasobanukiwe. Aha ni mu rugo ni muri farm. Yego. Ahantu nororera ibintu bito bito cyane cyane byibanda ku byo dukoresha mu rugo. Yego. Hanyuma nkanahinga cyane cyane nanone ku byo dukunze gukoresha mu ngo zacu. Yego. Yego. Hano hakorerwa ibyo bikorwa byombi ariko ubuhinzi habamo ibintu bitandukanye ubworozi harimo amatungo atandukanye. Ni ibihe bihingwa muhinga hano n'ubuhe bworozi bukorerwa? Cyane cyane mu guhinga dufite urutoki hano aho turi ko hari indi mirima mfite gashora ariko hano hari urutoki hari imyumbati hari ibijumba hari amadegede n'utundi dutoya dukoresha nk'udutunguru imboga. Yego. Imboga rwatsi. Ku matungo dufite inkoko tukagira imbata tukagira intama tukagira inka. Yego. Tukagira ihene. Yego. Tukagira n'inkwavu hamwe n'inuma. N'imbeba za kizungu nizo bitaga ngo ni sumbirigi. Yego. Inka zo ndazibona hari n'ingurube zirahari. Yego. Hanyuma igitekerezo cyavuye hehe? Benshi usanga mu rugo nubwo hano ariko ni mu rugo ariko ni nahanini ugasanga wenda hateye ubusitani gusa nta bindi bihari. Igitekerezo cyavuye cyo kubyaza umusaruro ubutaka no gukora iyo mirimo yose. Igitekerezo cyavuye nigeze gutungaho resitora. Yego. Ariko mu gutunga resitora nkavuga nti ibyiza umuntu afite ibyo yihingiye byiza muri make kwishakaho isoko mbere yuko njya mu rindi soko. Ntangira guhinga ntangira korora ingurube ntangira korora inkoko. Ibyo nabigize nko mu buryo bwo kugira ngo mbone supply ya resitora nari mfite. Ariko gahoro nanone uko nagiye njya ku masoko yo kugura ibintu dukoresha mu rugo naje gusanga ko ibintu byinshi biba bidafite ubuziranenge. Tuvuge nko kujya kugura amagi y'inkoko zitorera. Kenshi iyo yasanze ku isoko ushobora gufata amagi 10 ukayagura ko wagera mu rugo ugasanga harimo 2 cyangwa 3 apfuye. Byose bikaba birapfuye. Noneho mu myaka ishize imyaka 8-9 y'inyuma wajyaga kugura inyama z'inka nanone ugasanga hari inka babaze kuko yapfiriye mu rugo yari irwaye cyangwa se ifite ubundi burwayi. Yego. Ibyo nabyo bituma mvuga ngo reka niyororera inka zanjye. Oya inka zo zariza amata. Ariko aho ngaho niho natangiriye korora inkwavu korora ihene mu buryo bw'inyama. N'amata nanone kubona amata meza ukagira umuntu ukugemurira buri munsi ukavuga uti uyu muntu ampaye amata nabyo byari ikibazo. Niko korora inka kugira ngo njye mbona amata y'umuryango wanjye n'abaturanyi. Yego. Hanyuma wenda twanageramo tukagenda tureba. Yego twageramo. Inka ngizo aho ziri. Yego. N'ihene nkeya n'intama. Yego.
yego n'ubuhinzi dufite n'ubw'imbuto amaronji imyembe amavoka mbese utuntu twose tubona ko umuntu hanyuma kuri uko mwatangiye mubikora wavuze ati nigeze kugiraho resitora yego bivuze ngo ntukibifite oya ntabwo nyibifite icya gitekerezo watangiranye cyo kugira ngo ujye wibonera ibyo ukenera muri iyo resitora ko resitora yahagaze kuko ibyo mutabihagaritse ubworozi cyangwa ubundi buhinzi oya ntabwo nabihagaritse kubera ko icyo gihe noneho mpagarika resitora nuko nari maze kubyara abana nabyaye impanga mfite abana b'impanga noneho nari mfite resitora ikubiyemo n'akabari ku buryo byasabaga gukora amasaha menshi kenshi narakoraga ugasanga ntashye saa 12 za mu gitondo saa 1 za mu gitondo maze kubyara rero mpitamo kugumana abana resitora nkayireka ariko ibyo nanoneho byaje gutuma bya bindi natwaraga muri resitora noneho ntangira kubisapurayinga inshuti n'abaturanyi bivuze ko ubu ngubu nubwo mfite inkoko ariko abaturanyi baraza bakagura inshuti nkazigemurira ibitoki ndabibacira amavoka ibyo byose ubu nkora ubucuruzi buto cyane yego ariko ndabona inkoko ni nyinshi izo mbashije kubona hano ntihagera bavuga ko ari ubucuruzi buto murazihamagara zikaza yego inkoko ni nyinshi yego ariko ubwo ari nyinshi ubu turimo turashaka kugira ngo twinjire mu bucuruzi bwagutse harimo ubwoko bwasaga nk'aho bwari butangiye kubura mu Rwanda n'ahantu henshi cyane cyane nk'ubu bwoko bw'umurangi sibyo ubu rero turimo hari ubwoko hano dufitemo amakroila dufitemo rainbow tukagira na saso ariko kenshi ni zimwe ni inkoko zivuguruye inyarwanda zivanze n'amakroila cyangwa amasaso mu buryo bwo kugira ngo tugumane na za nkoko z'inyarwanda zishobora kugira imbaraga zo kwitorera kubaho hanze kwihanganira ikirere ubu turimo turazigira turazi multiplying turagerageza kongera kuzikora nyinshi kuzitubura kubona amagi tukajyana mu ituragiro tukongera tukabona nyinshi noneho tukabona kugurisha hanze ku isoko izi nkoko zose ni iz'amagi cyangwa harimo n'iz'inyama oya ni inkoko zifite zishobora kugira amagi zikagira n'inyama kuko iyo uyifashe usanga ifite ibiro 3 ishobora gukura ku buryo igeze ibiro 3 n'ibiro 4 kandi gatera buri munsi kumara nibura imyaka 2-3 igihe cyayo cyose hari inkoko twatunze imyaka 4 kandi itera buri munsi yego turumva ko zifite akamaro k'amagi n'ak'inyama yego ugitangira watubwiye uko watangiye harimo challenge cyangwa imbogamizi ubworozi ntabwo ari inkoko imwe yirirwa itora ni nyinshi nize imbogamizi wahuye nazo cyane mu bworozi bw'inkoko ugitangira imbogamizi rero mu gutangira inkoko bwa mbere byo natangiye ko akunda umubyeyi ufite abana barakuze bageza amezi 8 9 10 wishimishijwe no kubagaburira nagiye kuri boutique ngura amagi nguza amagi nkubita rimwe ndateka ntetse ngiye kubagaburira ngo mbaho umuhondo nsangamo umushwi kuva icyo gihe ndahira kutongera kugura amagi ariko noneho numva ku kiganiro nanone umuntu wororaga inkoko yaratangiriye ku 10 z'amakroila njya kumureba imasaka ngura y'inkoko 10 ndazizana ziratera tugera ku nkoko 50-60 noneho ndangije njya mu isoko kugura amasaki nayagejeje aho uyu munsi nyuma y'ibyumweru 2 za nkoko zose zicwa n'umurarama urumva ko indwara ni challenge izo nakuye mu isoko zazanye uburwayi yego nsubira hasi burundu imbaraga ziracika no kuva mu isoko wagiye uragura n'abazizanye ntabwo wari kumworozi runaka wizeye urumva challenge irimo n'ubumenyi kumenya uko aho dukura inkoko nzima no kumenya uko tuzigeza mu biraro uko tuzitaho kuko kenshi ushobora kuba ufite inkoko nyinshi ukagenda umuntu akaguha isake cyangwa se inkoko kazi wayigezamo zose zigapfa so kirimo kinini ni uburwayi kumenya uko tuzitaho niyo challenge ya mbere yindi ni isoko ritandukanye na za zindi abantu borora z'inyama z'iminsi 40 kuko ngewe izanjye niba nzifite zitora hanze zikura gahoro gahoro ariko zigakura neza zigakura zifite nutrition iri hejuru
ubwo twavuga ni nk'inyongeramirire cyangwa ifasha gukura, reka tubaze gutyo. Noneho zikaba zigomba kuba zifite n'igiciro kiri hejuru. Noneho abantu kubimenya, kumubwira ngo mfite inkoko yagura ibihumbi 10 cyangwa 15, afite iyo yagura 6 hariya, n'abantu babyumva kimwe. Yego, na 15 zitanga agafaranga rero cyane. Yego, wakomeje kuri iyo challenge cyangwa se imbogamizi mwahuye nayo, kuri ubu mwahanganye nayo mute? Kuko inkoko ndabona ni nyinshi zarororotse. Ubu ngubu uko twahanganye nazo nuko twebwe twiproducingira. Ikindi nuko dukura mu mafamu azwi, nk'ubu ngubu izambere nazikuye muri Uzima. Urumva uragenda ukajya muri famu izwi, baza bakagukurikiranira, bakanakwigisha, warangiza ukazigumisha aho, ntujye gukura mu bandi bantu, cyangwa se ngo ntureke n'abantu binjira hano mu buryo busanzwe. Kuba ziri hanze gutya ahantu hafunguye, aho si imbogamizi ku kirere, uburwayi ushobora guhura nabwo? Ahubwo kuntuza kubisiga. Ibisiga duhora turinze ibisiga. Agaca karazitwara, ariko ni bya bindi bavuga ngo inyoni nazo ntizihinga. N'abaturanyi rimwe na rimwe bakaza, abana bato bakaza kuzihiga nazo, kuko nkuko mwabibonye zitora mu rutoki. So abaturanyi rimwe na rimwe nabo bakaza baje gutwaraho inyama. Niyo challenge, ariko iyo ngiyo y'umuntu ashobora kuyihanganira. Yego, hanyuma si inkoko gusa, hari inkwavu. Yego, inkwavu zo byaje gute, buzorora gute? Inkwavu, icyambere inkwavu, abana batoya bakunda gukinisha inkwavu, utuntu bashobora gufata mu ntoki. Nza hano wabonye ko ari hanini cyane, nzana n'abana bato, naratekereje nanone ndavuga ntibyaye byose bagomba nabo kugira ikintu kikora kibafata umwanya. Ubwo mbazanira inkwavu, bakazitaho, bakazigaburira, bakazikinisha. Ni inshuti muri make, ni ibintu abana bakunda. Ubworozi bw'inkwavu wenda niko bwatangiye, ntabwo bwagiye ugamije isoko cyangwa kubona inyama. Ntabwo nari ngamije isoko cyangwa inyama, ariko byaje kuba binini, birahinduka. Ariko nanone ngira abana benshi baza baza kuzifata, nabo batangira korora. Ni uburyo bwo kwigisha abana kugira korora. Muraboroza? Turaboroza. Abana ku mashuri, abana b'amashuri baza kwigira hano kureba, ubona ko ari utuntu twiza cyane. Twe biranatugora kuko abaga ngo tujye kukaryoya, biragora. Hanyuma byo mwatangiye gutyo, ariko ubu ngubu akeka atari icyo gusa, ubu harimo n'ubucuruzi none. Yego, ubu tworoza abantu, tworoza abaturanyi. Ubonye ko turi mu cyaro, twigisha abamama cyane kwigira. Nk'ubu hari abamama twahaye inkwavu, umumama ukamuha inkwavu 2-3, ukamwigisha ko agomba kuzibyaza umusaruro, zigatwara umwana ku ishuri, zikagaburira umwana. Ejo bakagaruka mu mama 20 twigishije, nibura hazamo 4 batubwira bati mwarakoze, ubuzima bwarahindutse. Ariko ntibuhindukira kuri za nkwavu, buhindukira ku myumvire. Kuko uyu munsi y'umuhaye urukwavu, nawe ejo aragenda akajya gushaka inkoko, agashaka ihene. Noneho no kwiga ko responsibility iri muriho, inshingano zimuriho, nicyo kintu kibanze. Ko uko umuhaye urukwavu uba wanamwigishije. Niyabona ngira ngo rukororoka, aravuga niba urukwavu rukuze no kumufungura. Kuko benshi bakunda iyo umuganirije ukamwereka ko ubuzima bwe buri mu ntoki ze, ubuzima bw'abana be ari we bureba. Atangirira aho, agakura, agashaka n'ibindi. Mwari mufite resitora mu mujyi wa Kigali? Yego. Hano turi Bugesera. Yego. Uwo muntu avuze ngo mwasubiye ku isuka, mwabyakira gute? Neza cyane. Ahubwo neza kuko burya aha hantu ni ahantu higisha ibintu byinshi. Icyambere haguha uburyo bwo kuba washobora kurya ikintu ushatse kandi utaguze gihendutse. Ikindi ni ibintu bifasha abana guconnectinga na nature. Uyu munsi abana banjye ntibashobora kubona inkoko itoya akanyoni ngo bayihorere, bariruka bakagatora, bagashaka icyare kavuyemo, bakagafasha. Gutema igiti muri uru rugo, umuyembe, ibintu mbese ni ikibazo gikomeye. Ikindi
birabigisha bibigisha ubuzima bw'ejo ariko nanone bagira n'inshuti nyinshi ziza kubasura nazo bakazigisha so n'ubuzima bwiza cyane bwiza ahubwo mu mujyi niho bari kwisuka ni ukuvuga ngo ntabwo twabara ko wasubiye inyuma reka tubare gutyo kuko abenshi bumvise ngo gusubira ku isuka iyo tugiye nko guhaha abacuruzi wamubwira igiciro akumva uramuhenza turashaka kunsubiza ku isuka bivuze ngo nko kumusubiza inyuma niko abantu babyumva ariko njye mbifata nk'ubujiji cyane kuko buriya cyane cyane nk'umuntu w'umumama abagore cyane uba ukwiriye kureba uti ndakora mfite n'urugo ukabibalansinga ubu inyigisho abantu benshi bakwiriye gufata ni ukwiga kumenya igihe ukwiriye kurekeraho ukavuga uti ubu ndekeye aho ngiye mu bana cyangwa se nshoboye kuvanga akazi ko hanze n'abana kuko inshingano z'ababyeyi ku bana zirimo ziratakara cyane umwanya w'abana n'ababyeyi urimo urabura cyane noneho ubifatanya gute yego hari n'ibintu byinshi hari wowe hari umuryango hari akazi hari urusengero ibyo bintu byose ubifatanya gute ariko iyo ugeze aho ikindi no kumenya ngo ni icyo ukorera niba ukorera abana kandi na hano ushobora kubona ibyo ukeneye kugira ngo b'abana babeho hari igihe cyo gukorera igihugu hari igihe cyo gukorera abandi ariko hakaba n'igihe cyo gukorera abana bawe gukorera abana ni nako gukorera igihugu neza ngira cyane yego hanyuma hano nabonyemo n'inuma yego inuma muzorora mu buhe buryo inuma tuzorora mu buryo bw'inyoni nziza inyoni nziza kuko urabona nk'aha ngaha tuza hari igihe cyageze inyoni zikagenda zibura inyoni n'inzuki ubwo rero twe twashyizemo inuma ziraza zikaguruka ukabona ari nziza ariko ubu ngubu hari inyoni nyinshi cyane twazizanye mu buryo bw'inyoni za kongera ubwiza bwa hano ubwiza bwa hano yego hanyuma umuntu yakomeje kumva nakurikiye nicyo dusorejeho cyo korora inuma wavuze ku nkwavu ko byatangiye ku nkoko umuntu ashobora kumva ko mwabikoze nko kwinezeza kugira ngo umuntu abeho neza nabyo ni byiza ariko nk'aho ari ibintu bidashobora kugira inyungu ibintu bigira inyungu cyangwa inyungu yabonetse ni ukwita ku bana gusa ariko mu buryo bwo kwiteza imbere ntibishoboka bifite inyungu pe bifite inyungu iyo ubihaye umwanya ukabiha agaciro ikintu cya mbere hari abantu dusuzugura amafaranga 500 ugasuzugura amafaranga 200 y'igi kera mbere mbitangira narabisuzuguraga ku buryo nabaga mfite amagi nkashyira inshuti nkajya mfata imodoka ko mfite urugo i Kigali nkagira na hano najya i Kigali nkafata imodoka nkayuzuza nkashyira abantu amagi ibitoki inkoko ibyo bintu byose ariko nza mu gihe cya covid abantu baburaga ibiryo noneho batangira kumpa amakomande nkafata igitoki nkafata ibijumba nkafata umwumbati nkafata inkoko nkafata ibyo bintu package imwe yonyine urugo rumwe ushobora kurushyira rukaguha ibihumbi birenga 70 ko niba utwaye igitoki cy'ibihumbi 5 cyangwa 10 ugatwara inkoko ebyiri z'ibihumbi 30 amagi y'ibihumbi 6 urumva ko n'ihene nazo ugagurisha ihene y'ibihumbi 60 akosa akazi se n'akazi yego hanyuma dutangira mwavuze ku kijyanye n'akazi mwakoraga mufite restaurant hano hantu turi ni hanini ni heza harimo ibiti mwongereyemo izo numa ni ahantu heza uhagera ukabona urusobe rw'ibinyabuzima ukumva ubuzima umwuka mwiza hari habereye kuba hajya restaurant cyangwa hoteli cyangwa nibyo n'ubundi mutagetinga mu kuba ari byo mugamije muhategura neza ushobora umuntu hakorera ubworozi gusa cyangwa n'ubundi kwakorera ibikorwa nka hoteli ni mbere mpagura natekerezaga kwashyira gukomeza uko nari mfite renuza restaurant numvaga hano nzahashyira lodge ariko ama lodge nanone ari muri ubu buryo eco lodge ahantu udahindura ariko uko umuntu ugenda ukura iminsi ishira ubona hari ibindi bintu bikenewe nk'ubu mu mutwe wanjye mu cyifuzo cyane numva nahubaka amazu nkashyira nk'amazu abantu barimo mu kigero cy'imyaka 70 80 abantu barimo bakura bashobora kuza bakaba twagira nka village
y'abantu bakuze kandi bashobora kubanamo n'abuzukuru babo, ku buryo inka zirahaguma, ihene zihagume, inkoko zihagume, na ba bantu baze twese tubane muri iyo environment, kuko ubu ahantu hanini cyangwa abantu benshi bafite icyo kibazo. Generations zihari, hari abantu bashaje, hari abadashaje bafite akazi kenshi, bafite inshingano nyinshi, bafite abana batabonera umwanya. Hano uhashoboye kubona ubwo buryo ukashyira nk'amazu 20 cyangwa 50, ukamenya ngo hari ingo z'abantu bafite ikigero kuva kuri 70 kuzamuka, bashobora kubana n'abuzukuru babo neza, ababyeyi babo baba bari batekanye. Umwana yita ku muntu ukuze n'umuntu mukuru akita ku bana. Bivuze ngo noneho mbere abantu bari bafite imyumvire rino byane twavuga ngo umuntu asubiye ku isuka yuko ubuhinzi atari akazi cyangwa ubuhinzi n'ubworozi, ariko niba umuhinzi ibyo muvuga ashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, gutyo bivuze ko umuhinzi abishoboye. Birashoboka kandi n'abantu bahindure kubyumva ko bidashoboka. Niba leta cyangwa isi yose ishobora gushyira imbaraga mu buhinzi n'ubworozi, kuki bitumvikana ko bufite agaciro kanini, bubeshaho ngewe, bukabeshaho n'igihugu, bukabeshaho n'isi. Niyo ugiye gusubira inyuma ukareba abantu benshi bamaze gutera imbere, ujya kumva bigiriye kuri famu. Ntabwo bagiye kuri famu kugira ngo barekeraho, ahubwo niho bicara bagatekereza neza, bagakora imishinga yagutse. Tugarutse kuri icyo kintu, hari abantu benshi bari mu mijyi yaba Kigali ndetse n'indi mijyi yunganira umujyi, usanga bafite n'ubutaka butabyazwa umusaruro, haba mu cyaro yarabutereye iyo ngiyo. Kandi hano nabonye hari ubuzima, ni igisobanuro cy'uko mu cyaro cyangwa aho twita mu nkengero z'umujyi hari ubuzima. Hano si mu cyaro, Bugesera ni hafi y'umujyi, naho haranatuwe, ntabwo bavuga ko ari icyaro. Ariko abo bantu bagifite ubutaka butabyazwa umusaruro, nkamwe mu bibyaza umusaruro gutya mubibona gute? Abo bantu buri munsi ndabivuga, bashuti banjye niba nambona barabizi, buri gihe ndabinginga nkababwira mwabyaje umusaruro ubutaka bwanyu. Nk'ubu hari abantu ngurisha ubuki, ngiye norora n'inzuki, nkahakura nkabagurisha ubuki, umuntu agatwara nka litiro 20 z'ubuki akaguha nk'ibihumbi 100, kandi afite ubutaka nawe hegitari zirenga ku 10, kamubwira wafashe imitiba ugashyiramo nawe ukajya ubona ubuki. No guhinga ntabwo hanze aha ibintu birahenda, ingo nyinshi zihaha zihenzwe, umuntu akagura ubutaka ntamenye naho buri. Ni ikibazo gikomeye, atibuka uko bungana, atibuka nuko bungana. Murakoze cyane rero, reka tubashimire. Sawa, murakoze cyane namwe, mwakoze kudusura. Yego. Mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi twatangiranye kuri uyu munsi, ndizera nashidikanya ko ikiganiro cy'umunsi cyari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twari mu karere ka Bugesera, aho twasuye umuhinzi mworozi ni Ingabire Nelly. Yadufashije kudusobanurira uburyo bwiza umunyarwanda ashobora kubyaza umusaruro ubutaka bwe. Mu butaka bwe iyo uhageze ubona ko ariho hari ubuzima. Ku kijyanye n'amatungo hari inkoko, imbata, ihene, inka, inkwavu, ingurube, byose bishobora kuboneka hano. Ntabwo abikora byo kwishimisha gusa nk'uko twabiganiriye, ahubwo binatanga umusaruro. Yaba ari umusaruro kuri we mu bijyanye n'amikoro, umusaruro mu kubona umwanya wo kubasha kwita ku muryango we, ndetse n'ibindi ku nyungu cyane cyane iyo tuzivuga no kuba byamuteza imbere. Ikiganiro cy'umunsi rero tugisoreje ku butumwa yatanze cyane cyane kandi bw'ingenzi, ni ukubyaza umusaruro ubutaka dufite. Reka ngushimire twabanye, nawe uje dusoza ubutaha uzaze kare kugira ngo twigire hamwe. Ikiganiro cy'umunsi tugisoreje, ikiganiro cya Tera Intambwe Muhinzi Mworozi. Ku gitekerezo cyangwa icyifuzo waduhamagara n'umurongo utishyuzwa wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, 41 27 41 27. Waduhamagara ku cyifuzo waba ufite icyo cyose. Ikiganiro cy'umunsi tugisoreje. Bye bye, komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, Televiziyo Rwanda.